nabonye mwiyerekwa ndabivuga muhagaze. Nabonye mwiyerekwa umugabo muremure, mbona uwo mugabo afite intama, iyo ntama mbona yabyaye abana benshi. Muri abo bana mbona hari abavutse mbere bakuru. Hanyuma ahita haza marayika witwa Musobanuzi muri iryo yerekwa arambwira ngo amaso nkwereke, mujya mukunda iby'umwuka avuga se, mubaye mutemera umwuka ntabwo mwagombye kuba muri hano. Mutega amatwi mubyumve rero. Numvaga ntari kubivuga ariko umwuka bari yamaze kubivuga. Nibyo yibi arambwira ngo itegereze, mbona hafi y'ababana b'intama bakuze hadutse inyamaswa isa n'ingwe. Ndayitegereza mbona ihindutse ikirura, hashize akanya ihinduka isega, hashize akanya mbona yasega ihindutse yana. Marayika arambwira ngo iyo nyamaswa ubonye igenda yihinduranya biterwa n'icyo ishaka gukora. Arambwira ngo ifite ubwenge bw'uburiganya bukomeye, ifite umujinya mwinshi n'imbaraga. Umuntu utababyawe n'ijambo ry'Imana utarakizwa ngo abe yuzuye umwuka wera ntabwo yayihagarara imbere, izamuca byanze bikunze. Hanyuma ngiye kubona ngo nihereye kuri babana b'intama bakuru igenda ibica basigara ibirambo kugeza no kuwari umaze kuvuga. Mbona ko iyo ntabwo ibyara niyo yabyaye intama zose zo ku isi. Marayika twavuganaga arambaza ngo ibyo urabireba, ndamubwira ngo ndabireba simbisobanukiwe. Hanyuma mbona iragarutse igiye gufata ya ntama ibyara, ngo nayo yirya intama zibagirana. Marayika arambwira ngo humura kuko iyo ntama ifite ubudahangarwa ngo izabyara kugeza Kristo aje gutwara itorero. Hanyuma ngiye kubona mbona hafi ya ntama hari ingobyi. Ndamaza ngo ingobyi isobanukira, arambwira ngo ingobyi niyo ahetse bariya bana b'intama babonye inyamaswa yishe. Yihutira gufata ya ngobyi ngo nayo yicoshore, ariko ngo mbona ya ngobyi irahungishijwe. Marayika arambwira ngo iyo ngobyi ndaza kugusobanurira ibyaha. Ndamaza ngo none se abana b'intama ingobyi yahetse ko mbona basa n'abashize, niki gitumye ikurikirana ingobyi yabahetse ngo yicoshore? Marayika arambwira ngo dore impamvu ahora ku maso, ntabwo amaso yo kureba mu nda ibyara ya ntama yiciwe abana, ngo mbona ko harimo abana benshi cyane ntashobora kubara bagomba kuvuga. Ariko ngira ikibazo cy'uko inyamaswa yishe bakuru babo itagiye ku muryango w'indi byara y'intama ngo ivutse nawe imwice. Hanyuma ngiye kubona mbona haje umuntu ampagaze imbere, aramaza ngo kuki umwana uvutse muri kino gihe iki turimo bamwita Ntahomvuki. Urumva ni izina ritari ryiza, Ntahomvuki. Umwuka wera ahita kumenya ubusobanuro bw'iryo zina, numva ngize ipfunwe. Ntaho mvuze icyo nsubiza. Marayika arambwira ngo fata Bibiliya mu magambo ari muri Matayo 16:18, aravuga ngo uri Petero kandi itorero ryanjye zaryubaka kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Arambwira ngo nisome amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya 2:19, aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditswe iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abantu be. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese mwemwe muri hano waje guterana uvuga izina ry'Uwiteka uyu munsi ave mu bidatunganye. Ufite amatwi yumva niyumve. Arambwira ngo nubwo ubona abana b'intama bapfuye, ariko wacunguye itorero niwe rutare yaryiyubatseho, kandi niwe rufatiro rw'ukuri yaryiyanditseho, amarembo y'ikuzimu ntiyarishobora. Arambwira ngo kandi nubwo ubona bapfuye, ngo itorero rirahari kandi hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma arambwira ngo reka ngusobanurire ibyagiye byica abana b'intama. Arambwira ngo uriya mugabo wabonye muremure nyiri intama ni Kristo Yesu. Arambwira ngo iriya ntama yiwe n'itorero rye. Arambwira ngo bariya abana b'intama wabonye kuva hejuru kugeza hasi ngo ni abakristo mu byiciro byose ku isi yose. Arambwira ngo itorero ni rimwe mu moko atari amwe, ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose. Indirimbo y'198 ku gitero cya gatatu. Hanyuma urwandiko rwa mbere rw'Abaefeso, urwandiko rw'Abaefeso igice cya mbere ku murongo wa 20 kugeza 23, birivuga ko Yesu amaze kuzuka Imana yamushyize hejuru y'ubwami bwose n'imbaraga zose n'ubushobozi bwose n'izina abe muri kino gihe n'ikizaza, ngo imuhe itorero iryo mubiri we aba umutwe waryo, naryo ni umubiri ushyitse kandi ushyirwamo na byose. Iyo bavuze itorero ntabwo baba bavuze idini. Itorero ni abantu bari mu moko atandukanye, mu ndimi zitandukanye, babyawe n'ijambo ry'Imana, bezwa n'amaraso ya Yesu, bashyirwaho ikimenyetso aricyo mwuka wera guhereza Imana icyubahiro. Arambwira rero ngo iriya nyamaswa wabonye niyo wa mwanzi wa kera na Satani. Bibiliya ivuga mu Byahishuriwe 13. Hanyuma arambwira ngo wabonye igenda yihinduranya biterwa n'uwo ishaka kwica, kuko yakwica umukuru siko yakwica umuto. Arambwira ngo kandi wabonye bapfuye ntabwo bapfuye ngo bave mu mubiri. Ndamaze ibyo bivuze iki? Aba magambo ari mu Byahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 1 b n'uwa 2, haravuga ngo nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi, ngo kuko nabonye ko ari nta mirimo itunganye mwakoze imbere y'Imana yanjye. Jya amaso n'indi bisigaye byari bigiye gupfa ko nzaza uri umujura uzamegenda gutungura. Ufite amatwi yumva niyumve. Hanyuma arangije arambwira ngo dore ibyagiye byica abana b'intama. Arambwira ngo icya mbere n'icyaha cy'ubusambanyi. Arambwira ngo ngwino tugere ahantu hari urusengero
urubuto rwa Nyarugenge hari harimo iteraniro ryicaye ku maranje ane. Hanyuma arambwira ngo itegereze neza, ngo nahakize umwijima ku ruhande rw'iryo teraniro. Muri uwo mwijima hazamukamo amatsinda 3 y'abadayimoni. Hanyuma mbona ayo matsinda ashorowe n'umudayimoni umwe mu bitugu bye. Marayika aramuhindukiza, mbona handitsemo ijambo divorce, bisobanuye gatanya. Arambwira ngo umudayimoni azamukanye umujinya mwinshi gusenya ingo z'abakristo, kubabwira mukiri abasore ariko namwe muzaba abagabo. Ntabwo ndi kuvuga ubutumwa igice, muracyahari. Hanyuma arambwira ngo reka gusobanure kuri ibyo bitero kwa bitatu. Arambwira ngo itsinda rya mbere ry'abadayimoni ngo ni ubusambanyi bwo mu bikorwa, aho abagabo baca inyuma yabo bashakanye n'abagore kandi n'abasore, mu byumve cyane, baryamana n'abakobwa batashyingiwe byemewe n'amategeko n'itorero. Arambwira ngo ibyo ngibyo ngo barabikoze, ijisho ry'Imana ryababibonye, babisengeraho bakabiririmbiraho, ariko ntibashaka kwihana. Arambwira ngo itsinda rya kabiri ngo ni umwuka w'ubusambanyi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Namaze ngo mbese umukristo atsambana mu ikoranabuhanga gute? Arambwira ngo itegereza muri rya teraniro, mbona abantu bafite amatelefone ya smart, ariko mbona barangajwe n'amafilime y'ubusambanyi ari mu matelefone yabo. Arambwira ngo bariya bivuga ko badasambana mu buryo buri pratique, ariko ikinyamaswa yakoze mu bugingo bwabo irakizi, ngo kuko yabasutse mu mwuka w'uburozi w'ubusambanyi mu bugingo, ngo hanyuma ngo bibwira ko badasambana, Imana niza guhana nibatihana izabahana. Arambwira ngo itegereze, mbona cya gitero kinjiye mu ngeri hafi ya zose, ariko sana mu rubyiruko mbona batewe n'umwuka w'ubusambanyi wo kwikinisha, kandi hano ibyo mvuga birimo. Hanyuma arambwira ngo icya gatatu ngo ni itsinda ry'abadayimoni ngo n'ubutinganyi. Arambwira ngo nisome amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 20. Haravuga ngo gutaka kw'abarega Sodomo n'i Gomora kwazamukiye mu matwi yanjye, ibirego by'abaharega bigakabya cyane. Nanjye ndamanuka kugira ngo ndebe ko ibyo baharega bihura n'ibyo bakora ndabimenye. Ab'i Sodomo bari hari ubusambanyi burenze iby'imibiri yategekewe. Hanyuma urahita wibaza ngo turi Sodomo, ntabwo turi Sodomo, ariko ibyabaye kuri Sodomo byatubereyeho kugira ngo bitubere akabarore. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10 umurongo wa 10 baravuga ibyo byababereyeho ab'i Sodomo kugira ngo bitubere akabarore, bitwigishe, biduhugure twebwe abasohoreweho n'inderuka n'ibihe. Ku murongo wa 12 wibwira ko ahagaze yirinde atagwa, amatwi yumva niyumva. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9, muri kino gihe Bibiliya iravuga ngo abasambanyi n'abahehesi n'abagabo bendana n'ibitirwa ntabwo bazabona umwami Imana. Ibi mugomba gukanguka mugasenga, kuko uyu mwuka isi yazamuye irengera y'ikinyoma. Ibyo natangiye mbibabwira, kandi abenshi muri mwebwe ndabizi ko mwuka amaze kubinjirira. Turi hano rero kugira ngo Imana ikize ubugingo bwabo. Nta wundi ufite ubushobozi bwo kubakiza izo mbaraga keretse Kristo twavuze, tumuhereze icyubahiro. Arangije arambwira ngo iyo ni bariyeri y'ubusambanyi inyamaswa yashyize imbere y'abantu bose bavuga ko bajya mu ijuru. Arambwira ngo ni umuriro yazamuye usuka. Arambwira ngo uzahatambuka azaba afite ibintu bitanu bikurikira. Icya mbere ni ukuba ari umukristo, kuba warabwiwe n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri kuba warabatijwe n'umwuka wera. Icya gatatu ni ukuba mu buzima bwo kwemera kugaburirwa neza ijambo ry'Imana ukariha umwanya muri bo. Icya kane ni ukuba mu buzima bwo gusenga ugasengesha umwuka iteka. Urwandiko rw'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18 mugasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Icya gatanu ni ukwirinda. Yarambwiye ngo ibyo uko ari bine mu mukristo yabigira, ariko atakwirinda inyamaswa ikabimwambura. Naho amagambo ari mu Migani 22:3 haravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga, ariko umupfapfa arakihutira kikanamubabaza. Naho amagambo ari mu buhanuzi bwa Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo abantu banjye barindutse bazira kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nzakureka, kandi ukwiriye kumbera umutambyi. Wowe bagira amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Abantu bataye ubwenge bw'Uwiteka. Ubwenge nabwiye ngo buba mu matsinda ane. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza 17 haravuga ngo ninde w'umunyabwenge kandi akaba umuhanga muri mwe, niyerekanisha imirimo ye, ingeso nziza, afite ubugwaneza n'ubuhanga. Ariko niba mufite amakimbirane akaze n'intonganya mu mitima yanyu, muramenye ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri, kuko ubwo si bwo bwenge bumanuka buva mu ijuru. Ni ubwenge bw'isi ubwo ni ubwa mbere, ubwenge bw'inyamaswa abantu ni ubwa kabiri, ubwenge bw'abadayimoni ni ubwa gatatu. Bibiliya iravuga ngo kuvurungana kuri n'intonganya ni naho n'ibibi biba. 17 aravuga ngo ubwenge bumanuka buva mu ijuru ubw'abantu batanga. Ibya mbere buraboneye, ni ubw'ineza, ni ubw'amahoro, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbuto nziza no gukiranuka, ntiburobanura ku butoni kandi ntibugira uburyarya. Abantu bafite korasi bagenda baririmba mu nzira bivugisha ubusa ngo nubura ubwenge izakoreka. Ubwenge uvuga ni ubw'isi, ni ubw'abadayimoni, ni ubw'inyamaswa cyangwa ni ubw'Imana. Abantu barimbutse bazira kubura ubwenge. Kuri umunyabwenge bwinshi
ukaba ufite impamyabumenyi zitandukanye ariko ibyo umusaba bikaba bikunaniye bikuvuye iki? Hanyuma arangije arambwira ngo icya kabiri inyamaswa yicisha abana b'intama ni icyaha cy'ubukonikoni. Munyumve, ntabwo ntinya kubivuga kuko dufite ibimenyetso byabo. Ese muracyahari? Mumbabarire cyane, yewe nabatinya ariko Imana ntibatinya. Haleluya. Yarambwiye ngo ni umwuka w'ubupfumu n'ubukonikoni kandi watatse buri byiciro byose. Arambwira ngo ndamubaza ngo mbese umukristo yajya mu bukonikoni gute? Arambaza ngo ko mutabya mu ngo z'abapagani ngo uruzi murya muvahe? Arambwira ngo nisome urwandiko rwanditswe na Yuda rufite 33:4. Haravuga ngo bene data, ubwo nabandikiraga iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikare mwumvire ijambo murisubire, mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe bimwe bakazagira iteka byose. Hanyuma ku murongo wa 4 hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa baragenewe kera gucirwaho iteka ngo ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wabo. Hanyuma n'amaje ngo binjiye bate ko iyo umuntu yakiriye agakiza bamwigisha inyigisho shingiro z'itorero n'umubatizo hanyuma akabatizwa hanyuma bakamwigisha ibyo Yesu yasize avuze. Binjiye bate? Yarambwiye mu nyumve, yarambwiye ngo ubutumwa bwiza bumaze kugera muri iki gihugu n'ahandi ku isi ngo hari ibicaniro by'abakonikoni b'abakozi ba Satani beruye byasenyutse sana hano muri kino gihugu. Arambwira ngo ariko kuko tugeze mu gihe abantu baririmba ibitabarimo bigisha ibitabarimo, turi mu gihe cy'ubuhenebere, nicyo cyatumye batera yakora Imana ikigarura ibihe ngo Satani yaduciye muri humwe. Arambwira ngo nisome igitabo cya mbere cya Samweli 13:19. Biti ndavuga ngo hari igihe Abaheburayo bakemuye intwaro zo kurwanira. Mwemere ko dufite ubukene, Imana idukenura. Ngo bageze ku rwego bakena Abaheburayo, ngo Abafilistiya barabimenya bamenya ko ngo bakene, baravuga ngo reka tubuze Abaheburayo kwicurishiriza intwaro, ngo kugeza ubwo muri Isirayeli nta mucuzi wari ukihaboneka. Bari basigaranye ibihosho n'intorezo n'amasuka n'impamuzo, ngo amatyazo bafite bari barayatwaye. Hanyuma ngo Abaheburayo bakazajya bamanuka bakajya gutyariza mu Bafilistiya. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo niki gituma mwene data umwe agirana ikibazo na mwene se tukajya kwikiriza mu bapagani? Ubundi ubushehe hakwiye kuza gusobanura iby'itora. Munsubize, ubuse muri abana ne kubibabwira? Mwuka wari yantegetse kubibabwira ngo mumenye ibyo musengera n'ibyo murwana nabyo. Haleluya. Arambwira ngo rero ngo hariho abantu tubana nabo bafite izindi mbaraga zibakoreramo kandi abantu benshi ntabwo babizi. Arambwira ngo bari mu matsinda 3. Itsinda rya mbere ni abinjijwe no kuroga bisanzwe, kandi bimabwira ntabwo ari kwamamaza Satani, turi kumutwikura ngo abantu bamenye ibyo barwana nabyo. Yesu yaravuze ngo nimurya icyica nacyo kizaba kwa. Urumva ko atari ibya none. Hanyuma arambwira ngo itsinda rya kabiri n'iryo rikomeye ngo ni abantu bafite puissance satanike, bafite umwuka, ngo hari ukuduterana nabo iyo bavuye hano hari aho bajya guteranira bakagenda bagahabwa izindi mbaraga. Hariho amacaca hano hanze menshi akoresha izo mbaraga, ibyo sinshaka kubyinjiramo. Ijambo ryavuze ngo ntuva ahangaha. Hanyuma arambwira ngo umwuka bari bafite ubushobozi bwo kwihindura umwuka w'ubuhanuzi, ngo kubera ko abarokore bakennye ijambo ry'Imana ngo basigaye baratewe ngo n'umwuka wo kuraguza Imana. Ngo Satani nawe yaduciye muri humye, abonye ko turangaye aragenda afata abakozi be abambika nk'abarokore inyuma, araza baterera intebe. Arambwira ngo impamvu duhorana intambara muri iri torero ni ukubera uwo mwuka urindagiza abakozi. Ufite amatwi yumva niyumva. Arambwira ngo nisoma amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:1. Haravuga ngo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Uwiteka kuko abahanuzi b'ibinyoma bamaze kwanga. Arambwira ngo itsinda rya 3 ngo ni abarozi baruga amagambo. Arambwira ngo amagambo ashenya umurimo w'Imana, ashenya umuryango wa Gikristo mu buryo bukomeye. Arambwira ngo nimbasomere amagambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 12:36-37. Haravuga ngo ko nta jambo ry'imfabusa abantu bavuga bitazabajyana mu rubanza. Ijambo amagambo yawe yazagutsindishiriza kandi yazagutsindisha. Akugira inama ngo ijambo Imana itavuga, Yesu ntarivuge, umwuka ntarivuge, Bibiliya ntirivuge. Niba uri umukristo ntukwiye kurikoresha, ukwiye kumenya kuri akanwa k'Imana. Yeremiya 15:19 haravuga ngo nugaruka nzakugarura, ibishimwa n'ubikura mu bigawa uzaba n'akanwa kandi. Niba akanwa k'Imana ukwiye kuvuga ibyurutse imitima, Imana ihabwa icyubahiro. Muranyumva neza? Mwihagarariye gusoma. Arambwira ngo icya 3 ngo ni icyaha cy'inzangano.
nibwo yanyeretse amaranje yo mu rusengero rero arambwira ngo ranje ya mbere ngo n'abantu bibesha ko bajya mu ijuru batazajyayo bafite amoko. Arambwira ngo mu ijuru barebye mu isi ngo babone ubwoko bubiri, ngo babone umukristo n'umupagani. Nta mukristo w'umuganzi ubaho, nta mukristo w'umunyendugu ubaho, nta mukristo w'umukiga ubaho. Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:16-17 haravuga ngo uhereye none ntawe tugitekereza dukurikije amasekuru nk'uko twatekerezaga Kristo. Muri Kristo Yesu ibintu byose biba bishize duhindutse cyane mu gishya. Imana ihabwe icyubahiro. Arambwira ngo ranje ya kabiri ngo n'abantu Imana yahaye ku mafaranga, ntabwo mwe murayagira ariko ejo bundi muzaba muyafite nimusohoka mugeze isoko ry'umurimo. Ariko ngo abenshi Imana ibabajwe nuko ngo yabahaye ayo mafaranga ibahana akazi keza, ngo ishaka ko bakoreshereza ubwo butunzi bwabo umurimo w'Imana, ariko bageze ku rwego bakora ibyaha by'umurengwe baranabitegera bakajya no mu bindi bihugu. Arambwira ngo nimbasomera amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:17 haravuga ngo uhugura abatunzi ubutunzi bw'iki gihe bareke kwibona, biga gutanga kandi bagira ubuntu bwinshi, ntibikire ubutunzi bw'abantu batagerwa n'ingese n'inyenzi. Matayo 25:19 haravuga ngo hashize iminsi myinshi shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasize, ntabwo Imana iza kubaza igitabuha. Iranje ya gatatu yarambwiye ngo ni abantu Imana yagiye igirira neza bariga mu byumve cyane mwebwe n'abanyeshuri mwe murahari, ngo ni abantu bafite amashuri yo mu isi, ngo benshi bagiye biga ari Imana ibarihiye, ngo ariko bageze ku rwego baterwa n'ubudayimoni n'ubwibone, baravuga ngo iby'Imana bazabigenzuza inyuguti. Yarambwiye ngo bakomere mbabwire ko Imana itigwa. Naho amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Ku murongo wa 21 haravuga ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badahezwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Umubwiriza 12 umurongo wa 12-14 haravuga ngo nuko rero mwana wanjye uhuguke kwiga cyane binaniza umubiri, kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo iyo hatarimo kubaha Imana. Iyi ni indunduro y'ijambo, ibintu byose byarumvise. Igikwiriye nuko umuntu wese yubaha Uwiteka, kuko Imana izazana mu manza umurimo umuntu wese yakoze. Imana iguha umugisha, kwiga ni byiza. Imana bakeneye ko mwiga mukazakorera Imana n'ahandi no mu bindi bihugu. Bigeze kubivuga ngo tubaye ababize medecine batandukanye ibitabo twageramo byaba bigize gute? Mukwiye kuba ababyaza bo mu mwuka bwa mbere, mukaba n'ababyaza bo mu mubiri, ariko nisiyo ko muzuye umwuka wera. Niba muhagizwe ngo amen, ndahatinze cyane. Arambwira ngo iranje ya kane ngo niyo abakene mutega amatwi wumva ibyo baririmba n'ibyo basenga. Nteze amatwi ngo baririmba indirimbo z'amaganya n'amasengesho atuka Imana, bavuga ngo Mana waduhoye iki, ngo kubera iki ngo wadukenesheje. Yarambwiye ngo ndagure babwire ko nta juru ry'abanyamaganya rihari. Yarambwiye ngo kubaha Imana iyo mufatanije no kugira umutima unyuzwe birimo inyungu nyinshi, sinacyo mwayizanyemo nta nicyo muzayikuramo. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:6 hanyuma arambwira ngo mbasomere amagambo ari muri Yesaya 45:9 ngo utonganye yamuremye azabona ishano kandi ari byo muzindi. Ese ikibumbano cyawe zuba kibonye kukiba mu ndurya. Arambwira ngo nimwongere mbasomere amagambo ari muri Malaki igice cya 3:13 abo bavuga ko ari abakene. Haravuga ngo amagambo mwavuze Imana ntiyari meza, namwe mukavuga ngo mwayivuze iki, nayo ikabashinja ko mwavuze ko kuyikora ntacyo bimaze, ngo ahubwo abapagani ngo mwita abanyamahirwe. Ibyo byabaye no kuri Yeremiya 12 umurongo wa mbere umuhamagaro umuriye, aravuga ngo Uwiteka we iyo muranye nawe niwo ukiranuka, ariko nyemera nawe imanza zawe kuki abakiranirwa aribo bagubwa neza. Barabateye bashora imizi bagira imbuto nyinshi, Imana imukoze ku maso ngo abone Uwiteka bakureho imitima yabo, ahita aravuga ngo Uwiteka aranze. Umuntu wese avuga ko Imana yamugize ikitamuhaye niko yabiteje. Arangije arambwira ngo Imana ibabajwe nuko ikiremwa muntu kiriho kigabanuka ku isi. Kubera iki? Kuko umutima Imana yaremanye umuntu wahindutse umutima w'inyamaswa. Naho amagambo yavuzwe na Yesu muri Matayo 24:12-13 haravuga ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakora, ariko umuntu wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bukwiye kubwirizwa amahanga yose, nimwe mukwiye kubujyana, hanyuma nimara kuzenguruka isi n'imperuka izagaragaza. Arambwira ngo icyakane n'icyaha cy'ubwibone rwose aho mwumve cyane. Hari abantu badasamba, hari abantu badakora ibindi byaha, ariko ubwibone bukazababuza ubugingo. Kandi kuba muri iri teraniro utazajya mu ijuru cyari kuruta ko wabyibonera. Kuba muri iri teraniro
utazajya mu ijuru cyari kuruta nuko wari kuzaba utaravutse, ariko ko nta ugira uruhare mu kuvuka, nta ugira uruhare mu guhamagarwa, byabaye nk'uko Imana yabishatse. Ukwiriye guha agaciro ubuntu bw'Imana yakugiriye ikakurinda. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Nabonye ubwibone mu myambarire, ntabwo none hanabibabwira ngo mubyumve, ariko nagira ngo mbakangurire kwegera Imana. Umwuka Wera naba muri mwebwe azabigisha disipurine. Umwuka Wera yigisha ibintu byose. Umwuka Wera yigisha kwambara, Umwuka Wera yigisha guseka, Umwuka Wera yigisha kuvuga, Umwuka Wera yigisha kugenda, Umwuka Wera yigisha kwicara, Umwuka Wera yigisha kwambara. Umuguzi uyu Umwuka Wera utaranajya no mu mwuka hari ibyo umurebeho no tubibona. Mukwiye gusa n'uwabahamagaye. Sifa kwa Bwana. Urwandiko rwa Tito igice cya 7:7 haravuga ngo wiyerekane nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, mwigisha ryawe ugaragaze ko n'udapfa gutera waraza, mwiririmba ryawe ugaragaze ko n'udapfa gutera waraza, mu mivugire yawe ugaragaze ko n'udapfa gutera waraza. Ijambo ryawe ryose riba rizima bitari umugayo, kugira ngo nihagira umuntu uboneka ku ruhande rw'abisha mware atabonye ikibi yakuvuga. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubwibone bugaragara. Hari ubundi bwibone nabonye bwo mu gice cya 2 bwo mu mitima butagaragara. Abantu bambara neza ariko bafite ubwibone bwo mu mutima. Nabonye igihe ngo iteraniro rishoje, umushumba avuze ngo habeho guhoberana kwe, ngo umukene muri rya teraniro gusuza umukire, hanyuma ngo marayika afunguye imashini nk'uko wafungura igikapu, mbona mu mutima wa mukire afite ubwibone avuga ngo wabona ndi gusuhuzanya n'uyu mukene tutari mu kigero kimwe yagira ngo iki. Nahawe amagambo ari muri Yobu 13:1 haravuga ngo ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, n'ugutwi kwanjye kwarabyivuze ndabimenya, ibyo muzi ndabizina ntabwo mundusha. Nahawe amagambo ari muri Yeremiya 17:9 haravuga ngo umutima w'umuntu ibintu byose gushukana, ugira uburwayi bwizera gukira, ninde wawumenya keretse Uwiteka urondora imitima, ugera imitima akitura umuntu ibyo yakoze. Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bigira gute. Haleluya. Yarambwiye mu cya 5 n'ubusinzi, ntabwo naburondora. Hari n'izindi Satani yabashyiriyeho, yagiye abandikira ibyapa bishinzwe kubayobya. Nabonye marayika afashe isi abayimba bumvira nka wa mugabane twajyaga twigiraho muri primaire twigiraga imigabane, mbona ngo hashinzeho ibyapa bishinzwe kuyobya abagenzi. Arambwira ngo kubera ko abakristo benshi bataye Uwiteka, ngo bahitamo ko nk'amashereka y'isi bagira intonorano, ngo byatumye isi ibaroga barahuma, ntibakibasha gusoma iby'umwuka. Iyo basomye ibizira basoma ibiziru, iyo basomye ibiziruye basoma ibiziru. Ikiza bakita ikibi bakita ikiza. Hari ibisindisha byashyizweho, isi yabandikiye ibyapa bishinzwe kubayobya. Ufite amatwi yumva ikibyapa n'umwuka n'umwuka. Hari abasubiye ku nzoga tubana n'abari abasinzi. Mumenye yuko vino ari umukobanyi, nabivuze inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntabwenge bwe. Yarambwiye ko kandi icyaha karindwi icyaha cyo kubeshya. Abantu mubeshya mwabigize akamenyero kumva n'ibisanzwe. Mumenye icyo birivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasamba n'abantu bakunda kubeshya bakagira gutekereza, ugatinyuka ukabeshya nimega ukumva byinjiye mu buzima hano mu myizere yawe bitasohoka. Impanda nivuga ntuzajya. Hari n'abantu batinyuka kubeshya ibyo Imana itabakoreye. Imana ibababarira. Umwuka wa Ananiya na Safira umaze kwinjira mu bantu batinya no kubeshya imbere y'Imana. Hanyuma icyanyuma ni igomwa. Ishari ni ikintu gikomatanyije. Ishari igomwa, urabyumva, kutishimira mugenzi wawe iterambere rye. Nahawe amagambo ari muri iki gitabo n'ubundi muri uru rwandiko rwa Yuda ku murongo wa 11 haravuga ngo abo bantu bazabona ishyano kuko banyuze mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiruha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi, bakarimukira mu bugome bwa Kora. Ibya Kora na Biramu kugira ngo murabizi, muzasome kubara igice cya 16 izo nkuru nizo. Arambwira ngo ibyo ngibyo ni iby'inyamaswa yicishije abana intama. Benshi bagenda bafite izina ry'uko bariho nyamara barapfuye. Arambwira ngo impamvu hariho ntawe upfukiye ngo ni ikibazo cy'ababyaza. Arambwira ngo bari abana bari mu nda y'intama ngo n'abatarabwirizwa ubutumwa. Muri hano kugira ngo mubwirize ubutumwa, niyo ntego. Kuba intego y'igiterane hagaruka kubyina hano ngo twuzure umwuka w'amarangamutima w'umubiri. Nidusohoka isi ikatubaza Kristo twakiriye turyindimi dutonora inzara. Muranyanze ibyo mvuze bimumvikane, tugiye gusenga kandi Imana ibahugisha ko mwangiza. Hanyuma arambwira ngo Imana ibabajwe n'abavuga ubutumwa bagore ku butumwa bwiza birirwa babakinisha kamucerenge. Urwandiko rwa Filipo nako rw'Abafilipi, Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3
umurongo wa 14 kugeza 20 yaravuze ngo nimugere ikirenge mu cyanjye. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo abayobozi bari mu byiciro mukwiriye kuba mufite abantu bo mu itorero bakuze mwigiraho, yego, hanyuma abo muyobore nabo bakabigiraho, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ntabwo twubatswe ku rufatiro rw'abahanuzi n'intumwa. Intumwa zubatse kuri Kristo, hanyuma natwe tuzubakaho. Nimugere ikirenge mu byo tubabwira, kuko Kristo ari uvugira muri twe. Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye, sifa kwa Bwana, kuko hariho abandi bagenda ukundi hano hanze. Hanyuma aravuga ngo ndababwira nida yuko ari abanzi b'umusaraba, imana yabo ni inda, bigisha inda, topiki yabo ni inda, teme yabo ni inda, bigisha abantu isi, bakundisha abantu isi, bakiyata biteye isoni byabo. Arangije aravuga ngo iherezo ryabo ni ukurimbuka. Ku murongo wa 20 ariko twebereho iwacu ni mu ijuru, dutegereje ko umukiza azaza. Ntimukwiriye kwemerera abantu baza kubabwira bagore ku butumwa bwiza, harageze ko muhagarara mu ngaruka zo kwizera. Imana yari babajwe n'abo bantu bariho bayobya, kandi mukabemerera mukumva ntibyoroshye, mukakurikirana inyigisho zabo hariya kuri social media, mukahatinda. Ukabona umuntu ashobora kuba kuri social media amasaha 12 agashobora kubona iminota 30 yo gusoma ijambo ry'Imana, warangiza waza hanga ukahibongoza ngo uraririmba iki? Ko Satani ari waririmbye mbere, ko waririmba ntakubuze, wageze ngo hari icyo apfa n'impano ushobora kuzikoresha ariko utazajya mu ijuru. Yesu yavuze iki? Matayo 7:24 ngo nibwo nzaberurira, 21:31, nibwo nzaberurira nti nimwumve imbere sinigeze kubamenya. Kubera bavuga ngo twaririmbaga mu izina ryawe, twasengaga mu izina ryawe, twarabwirizaga tukirukana abadayimoni bagahunga. Aravuga ngo sinigeze kubamenya. Nk'uko ijambo ryabivuze mu muyobozi, hakwiriye kubaho impinduramatwara muri wowe. Ni wowe ugomba kuba decisive, ukadesida muri wowe, ukava mu mwijima ukajya mu mucyo, ukava iwawe ukajya i Betelehemu ugakiza. Twese tuvuge ngo amen. Hanyuma arambwira rero ngo ababyaza bari ubu bafite ikibazo kuko bakorera Farawo. Nahawe urugero kuri Shifura na Puwa kuva igice cya 15 bari ababyaza beza. Farawo arababwira ngo umuhungu navuka mu muhotore, ariko bumvira Imana. Imana ibaha imbaraga n'ubwenge n'umugisha. Farawo arabibona, iyo twabyaye arabimenya, iyo tutabyara arabimenya. Arabaza ngo kuki mutakoze akazi n'abahanga? Kandi aba biga medecine mu nyumve cyane, bari abahanga muri medecine kugeza ubwo bemerewe gukora muri Egiputa. Sifa kwa Bwana. Imana bafite umugambi ukomeye, ibahamagaye kugira ngo mugende mugaragare muri umucyo hari ahantu ugiye gukorera. Se murahari? Hanyuma barangije ibi biri mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Barangije basubiza Farawo mu bwenge bwinshi, baramubwira ngo abaheburayo kazi ni abanyembaraga, si nk'abanyembaraga. Umubyaza atarababira asanga bamaze kubyara. Yesu yaravuze ngo namwe abanyamahanga nibababaza muzajya ubwoba, kuko umwuka wera azabaha ibyo gusubiza batashobora kuvuguruza. Izina ry'Imana ry'Imana. Soza narabwiye ngo impamvu inyamaswa yiraye mu mukumbi uhera mu bitwa bakuze kugeza mu bato, ngo ni ukubera ko bacuritse amasengesho. Abenshi muri mwe amasengesho mwayagize telekomande yo guhindura amasheni y'ubuzima n'imibereho. Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yesu yaravuze ngo musenge ubwami bw'Imana no gukiranuka niba muri mirindi bizizana. Haleluya. Kuko umwuka wera akora imirimo ikomeye, afite ubushobozi bwo gukora mutation. Haleluya. Ariko abantu kubera ko isi yamaze gukazaburo bijyanye n'ubuzima n'imibereho, iyo wamaze kwakira kode y'ukuri, ikinyoma kirakurwanya ku rwego rukomeye. Niyo mpamvu mubona abantu batakibona umwanya wo gusengera ubugingo, bakibona umwanya wo gusengera itorero, bakibona umwanya wo gusengera igihugu n'umuryango, bariko barasengera ubuzima n'imibereho. Kubera ko Satani yasutse umwijima ukomeye urimo ibintu bitatu: umwijima w'ubukene, umwijima w'uburwayi n'umwijima w'ubuyobe. Ndababwiza ukuri ko mutegera Imana, umufata akanya musenge kandi mwihane, yego ntabwo muzahatanga. Filimi zizinga birangije tugana mu musozo. Nabonye ngo rucukwe rurerure, mbona rucucumuka mu bwokotsi. Hanyuma marayika arambwira ngo nifate igitabo cy'indirimbo, indirimbo 280 iravuga ngo dore iminsi icyo twakora nicyo nakoze. Hanyuma arambwira ngo nimfu Satani ateguye zo kwica abantu, kandi mu byiciro byose. Wa muntu aryama mukabyuka yapfuye, kandi ubwo ngo ni umukristo, tukavuga ubuhamya bwe bwa nyuma. Ntabwo umukristo agenda atyo, umwuka wera agomba kumuhamya. Arambwira ngo kandi ubwo bwokotsi ngo ni ibyorezo by'ibigwara inyamaswa yasutse abaganga bo mw'isi badashobora kuvura.
hari izo bashobora n'izo badashobora. Izo badashobora rero Imana irashaka ko mwihana mukaboneza imitima yanyu, mukikuramo umwijima, mukiyambura imyambaro y'ubushwambagara. Imana yarambwiye ngo yiteguye kubakingira. Naribaje ngo urwo rukingo n'uruhe? Arambwira ngo ni Umwuka Wera. Nimwibuke ikiganiro marayika Gaburiyeli yagiranye na Mariya, Luka igice cya mbere 34-35, aravuga ngo Umwuka Wera azakuzaho, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Kimwe mu bimenyetso byerekana imbaraga z'Imana zirinda umunyetorero nuko aba ahantu hari ibyica, hari ubutinganyi, hari ubusambanyi, hari izo mbaraga, hari iyo sereri y'abadayimoni, akahaba bikica abandi ariko we ntapfe. Uwo Mwuka Wera arabenga kandi arabenguka, bika umutwe wawe usigaye. Hari ibintu